hari igihe negeze njya kuragirira umuntu ukwezi gushize ananirwa kumpa amafaranga mpemba igitebo cy'ibijumba aho ngaho wenda abantu bashobora kuvuga ngo ni nka motivation cyangwa kubeshya ntabwo ari ukubeshya ahantu ngange umanutse ku muremure wegera kuri mbirurumi aho ngaho ndashimira Imana ko no muri iyi minsi Imana ikoherutse gukora igitangaza ushatse mwayihe icyubahiro Imana ishimwe gusenga muri uko kureba ko Imana nari maze iminsi hari umuntu wamvunye yaramvunye ahantu bita ku Rugarama musi ya Mugano nkuko naragiraga inka yirurwa arangambarira abashaka kunyica 2008 kubera ko nari umunyamasengesho ninjira mu yindi navuga mu kindi cyerekezo ishira mu kindi cyerekezo ninginga Imana ngo inkingurire umuryango ndarambagiza ndashimira umugore wanjye wanyemeye ko nari umukene ntabwo narizi gutera ipasi twigeze tunyura ahantu tugiye kwipimisha sida yera mfite ipantaro yashitutseho amatwi hasi iyo Imana ikurebye imenye ukumeze ababisiraheli bari mu buzima bugoye ikindi numva shaka kubasangiza kumenya Imana ikureberera ushobora no gukurira mu banzi bawe. Haleluya. Niko byagenze ku mugabo witwa Mose. Mose yakuriye mu banzi biwe. Ari uruhinja Farawo yarazi ko ari umuheburayo agomba kumwica ariko kubera ko Imana yamurebereraga ikabona ko ari uzayobora ubwoko bw'Abisiraheli. Ibituma kurira muri Egiputa. Amaze gukura gufata umwanzuro ahita avuga ngo ntago binkwiriye kuba umwana w'umukobwa wa Farawo ahubwo ngiye gufatanya umubabaro na bene wacu. Haleluya. Yarafite icyerekezo. Mugeni ujye ukunda abantu mufatana mu maboko. Haba ari mu byiza haba ari mu bibi mufatane mu maboko be kutagusenya be bakubake bagufubika ahantu hose abo bantu Imana izaba umugisha. Yesu ashimwe tubahaye ikaze turagarutse ngo tuganire ijambo ry'Imana. Iyi ni channel ya Mugeni TV nyuzaho ijambo ry'Imana. Uyu munsi nabatumiriye abakozi b'Imana natumiye amasengesho ndetse na Bikorimana ndetse nanjye ubwanjye ndahari tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Turaza kuvuga ku buhamya, turaza gusengera abantu ndetse turaza no kuganira ku ijambo ry'Imana. Tugiye kuvuga muri aka kanya Imana twabonye tutasomye gusa tutanabwiwe ahubwo Imana twibonyeho. Imana twabonye mu bibazo, Imana tuyibona mu bupfubyi, Imana tuyibona mu bukene, Imana tuyibona mu burwayi. Tugiye kuvuga Imana mu nzira ndende y'ubuzima twagiye tubona Imana kandi tubone dushyigikira. Wowe unkurikiye warubuze ibyiringiro warucogoye tukuzana ijambo rivuga ngo haracyari ibyiringiro. Nubwo igiti cyatemwe kizongera gushibuka kandi cyera imbuto mu gihe cyacyo kandi uko bikwiriye. Tukuzana ijambo ry'Imana rero rikubyutsa we wumva gufite intege nkeya, we wumva gufite ibibazo, haracyari ibyiringiro. Haracyari ibyiringiro ku muntu wizeye Imana, haracyari ibyiringiro ku wasenze, haracyari ibyiringiro ku wari ufite intege nkeya, we wumvaga ko byarangiye. Yesu yigeze agera kwa Lazaro asanga byarangiye, asanga amaze iminsi 4 mu gituro ariko aravuga ngo ningiye kuzuka n'ubugingo unyizera. Nubwo yaba yarapfuye azongera kubaho. Haracyari ubuzima muri Kristo Yesu. Nubwo ubona ubuzima bwahagaze mu isi, nubwo ubona ubuzima bwahagaze mu kazi, nubwo ubona ubuzima bwahagaze ku buzima bwawe, ariko ndakubwiye ngo haracyariho ubuzima muri Kristo Yesu ndetse haracyari ibyiringiro ku bantu bamutegereje. Tugiye kubakira rero bano bakozi b'Imana, tugiye kubana kandi namwe mudukurikiye urukundo mutwereka komenti abampamagara abagomeje gufashwa n'ijambo ry'Imana. Imana ibahumugisha, Imana ibahumugisha abagomeje kuntera inkunga banyereka ko turi kumwe. Imana y'amahoro ibahumugisha. Tugiye gutangira dusenga Imana. Ndasaba umukozi w'Imana Bikorimana abanza adushyira imbere y'Imana hanyuma batwibwire ubundi tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro nibahereze umugisha. Turagushimiye Mana yacu. Turagushimiye Uwiteka. Mana urera kandi urakiranuka. Twakubonye mu bukene mu bupfubyi, twabonye Imana, twabonye uturengera, twabonye utubera umubyeyi. Ayiwe
ayiwe Uwiteka Imana wadukuye igisuzuguriro turagushimiye aya masaha haleluya turagushimiye ugumize kutubambira amahema wabivuganye natwe iri jambo rikingura imitima y'abari bakingirana mu izina rya Yesu Kristo. Satani yari yarihebesheje bari mu mwijima bari bafite umubabaro n'agahinda abarwayi bacitse intege basubiye inyuma ntiwongere ugarura ibyiringiro mu bantu. ayiwe Uwiteka ntabwo kwigeze gupfa unanirwe gukiza z'ubugingo bwacu weze n'umubiri twebwe tugiye kuvuga ijambo ryawe nutweze nudutunganye maraso y'umwana w'intama yamenye ugorogota ayo natubonekeho ijambo rizabohora abarwayi ijambo rizabohora abagabo ayiwe Uwiteka imbaraga z'umwijima mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera amen. Reka dutangire kuri masengesho atwibwire ni umukozi w'Imana. Reka dutangira twibwira kuko ijambo ry'Imana niko ritubwira ngo rega ni byiza ko abana b'Imana babana baziranye kandi bahuje. Yego murakoze ndabasuje mu izina rya Yesu ubuntu n'amahoro bituruke ku Mana ibibane namwe aho muteraniye hirya no hino abaduteza amatwi abadukurikirana Imana ibaha umugisha. Amazina ni Masengesho Louise nanjye nejejwe n'Imana no kubana namwe muri uyu mwanya. Imana ibaha umugisha. Twakiriye Masengesho kuri Mugeni TV. Imana y'amahoro ni imuha umugisha no kwemera umurariko wacu akemera kuza gusangira natwe ijambo ry'Imana. Tumusabire umugisha. Imana ni imuha umugisha. Amen. Turakwakiriye mukozi w'Imana. Cyane. Haleluya. Amen. Kwa Bikorimana Papiasi ndi umugabo ndi umubyeyi kandi ndi umukozi w'Imana ugabura ijambo ry'Imana. Ndishimiye kubw'ubutumire kuri Mugeni TV. Imana ibaha umugisha. Yego Imana ibaha umugisha numva ari yo nshaka kubibwira. Urabivuze ngo uri umubyeyi reka tunakubanze abari wewe ubanza kutugezaho ijambo ry'Imana wumva Imana yashyize ku mutima wawe muri aka kanya wasangiza abadukurikiye kuri Mugeni TV ryabohora abantu ryahembura abantu. Imana iguha umugisha. Karibu. Imana ibaha umugisha. Nuko nabibabwiye nitwa Bikorimana Papiasi ndi umuntu w'Imana ndi umugabo w'ijambo ry'Imana ariko ndashaka kubwira abantu bankurikiranye ko Imana ifite amaboko. Imana ifite amaboko. Ndashaka kubwira imfubyi ko Imana irera igakuza. Ndashaka kubwira abapfakazi ko Imana igirengera abadafite shinge na rugero. Ndashaka kubwira abantu bihebye kwakiriho ibyiringiro. Imana ijya yitegereza ikareba ikamenya uko abantu bameze. Imana ikagira ikikora. Nanjye babwira ibi ngibi Imana yanyitegereje igihe cyari gikomeye mu gihe byari bigoye. Nabaye mu buzima bugoye butandukanye mu buzima busharira bubishye busharira ariko ngira umugisha wo kubaha Imana no kumva imvugo y'Imana no kumva ijwi ry'Imana kandi mboneho n'umwanya wo kubwira abantu ko muharanira kwera imbuto no kubana n'abantu bose amahoro nk'uko Yesu yabivuze. Mu buzima bwanjye mu rugendo natangiye irumvikana nubwo navuze ko ndi umubyeyi ariko nanjye mfite ababyeyi bambyaye ngira papa na mama n'abagatolika. Hanyuma ikindi ntabwo mvuka mu mujyi wa Kigali mvuka mu karere ka Karongi. Papa na mama batubyaye turi abana 9 njyewe mvamo nsanga mu by'ukuri ari abakene. Ntabwo begeze bantunga ntibegeze bandera ntabwo nzi keya yabo kubera ubukene kubera intambara ahubwo icyo nzi ni imibabaro muri urwo rugendo nagize. Natangiye njya gukorera abaturanyi nkava mu baturanyi njya kuragira inka za rubanda ndetse yewe hari inka negeze ndagira hano za Gitwe hari umubyeyi nahanagiriraga uba nkurikirana kambona yabona ko Imana yahinduye amateka kandi Imana akoze imirimo bitazamurama mu nkomero za Kigoma za Gatagara aho nagiye maragira cyane muri iyo mirima yo hasi naragira inka z'abantu. Hanyuma nataha
nkumva n'ubundi umubara uracyari wose. Urumva umuntu kugira ngo Imana igutoranye igutoranya bikurikije nuko nawe wayihamagaye. Niyo mpamvu mbwira abantu nkababwira ngo mwikiheba aho haracyari ibyiringiro. haracyari ibyiringiro. Najyaga nyura inka, urumva umushumba ntagira n'igihe cyo gukaraba, ntagira n'igihe cyo kumesa. Umushumba nyine ahora n'umushumba, abanuka amaganga, inzara zarashokongoye, ariko turashima Imana ko Imana hari ikintu yakoze. Haleluya. Imana hari ikintu yakoze, ihindura amateka, ihindura amateka. Igihe kiragera njya gusenga Imana, Imana irambwira ngo nzaguha umugisha. Kumugisha kwayo ndimo ndi gusenga, mbona avuye mu kuragira inka, njya gusaba akazi hano bita Ikibirizi. Abantu bari kunkurikirana Ikibirizi barahazi, za Rubengera na mashinga butike irahomba. Njya gukora ahantu ku ruganda rw'imikati Piranga, ariko ngumiza gusenga Imana. Mboneyeho n'umwanya wo gusuhuza urubyiruko rwari ruhari, twaririmbanaga muri korari ahantu bita ku mudugudu wa Kibirizi, twarakoranye mbayobora ndidirija wabo. Data ijya akora imirimo, gihe kiragera senga Imana, Imana imbwira ko izamo umugisha, ikamera umugisha muri umujyi wa Kigali. Kigali rero yahamera umugisha. Ushobora kuba watese umugisha Imana yaguhaye nuwuhe ugaragarira abantu, nuwuhe. Icyambere Imana yampaye amahoro mu mutima, ndaryama nkumva ndatuje, umva ndanyuzwe. Kabiri, Imana yampaye umudamu mwiza ubaha Imana, umuririmbyi, bari kunkurikirana, aririmba muri korari Kicukiro Sheri. Imana imuha umugisha cyane, kandi twarabyaranye. Umwana wanjye w'imfura afite imyaka 14, n'undi umukurikira musaza wawe. Wa muntu wari umushumba, Imana ihindura amateka. Imana igihindura amateka. Hanyuma muri uko kubaha Imana no kugendana n'Imana, ndashimira abantu bagiye bansindagiza. Nashoboye kurondora amazina nabo biyizi, bari bazi uburwayi bwanjye, ari uburwayi bw'ubukene, ari ubwo mu mubiri. Hari ababyeyi twagiye duhura bankorera nk'umugisha ukomeye muri uko no kubaka urugo. Bamaye inkunga, ari inkunga y'amafaranga, ari inkunga y'ibitekerezo, ari inkunga yo kunkomeza no kumbwira ko Imana izangirira neza. Nagiye mbona ibitekerezo byabo mu buryo butandukanye. Dushimiye Imana rero. Bari kure n'abari hafi, abatuye by'umwihariko mu mujyi wa Kigali, bakora muri leta, Imana ibaha umugisha tuziranye. Ndabashimira Imana kandi ivuga ngo Imana ikomeza amaboko yawe. Mugeni TV rero Imana iguha umugisha. Ndagira ngo tusome ijambo ry'Imana nshingiye ku ijambo numva ashaka kubabwira ko Imana ireba ikitegereza. Hari umuntu ushobora kukureba akagushyira ahandi hantu bitewe n'impamvu, yakureba akareba ibindi. Kera mu Kinyarwanda cy'iwacu bajyaga bavuga ngo bakunda ukize, ariko turashimira Yesu ko adakunda abakize gusa, ahubwo uyubaha mu mahanga yose agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Rega ni nayo mpamvu twicaye aha ngaha, tubihereje Imana icyubahiro. Haleluya. Niyo mpamvu twicaye aha ngaha, nuko yaturebye ikatwitegereza ikamenya uko tumeze. No kuva 2:25 haravuga ngo Imana ireba Abisiraheli imenya uko bameze. Navuga ngo kureba kw'Imana gutandukanye no kureba kw'abantu, kwanjye, kwawe, kw'abakomeye. Muri icyo gihe mu by'ukuri byari bigoye, no kuri iwacu byari bigoye. Abankurikirana murabizi, batuye aho mu murenge wa Ruganda, batuye za Birambo, batuye hejuru aho ngaho ujya za Mukungu, aho bita za Gashari, aho bita za Mutuntu. Hari mu isoko rya Mutuntu nahabaye nikorera ibitebo, tucuruza ibitebo. Ariko umugambi w'Imana ni mwiza. Bibiliya iravuze ngo Imana ireba Abisiraheli imenya uko bameze. Ubu twese uko twicaye aha ngaha Imana yaraturebye imenya uko tumeze. Haleluya. Imana yaraturebye. Mushiki wanjye niwe mbona utambaye impeta, ariko wowe ndabona wambaye impeta, bivuze ko nawe Imana yakurebye irakwitegereza. Nanjye ndayambaye, Imana yitegereje imirimo ikomeza, bituma nitwa papa runaka, bituma duhindurirwa amazina, wa mushumba wabaga njyenyine, si wa mushumba wararaga habonye, wa wundi utari ufite ubwo kugirirwa neza n'imbabazi. Hari igihe negeze njya kuragirira umuntu, ukwezi gushize ananirwa kumpa amafaranga, mpemba igitebo cy'ibijumba. Aho ngaho wenda abantu bashobora kuvuga ngo ni nka motivation cyangwa kubeshya. Ntabwo ari ukubeshya. Ahantu ngange umanutse ku muremure wegera kuri Mbirurumi, aho ngaho
ndashimira Imana ko no muri iyi minsi Imana ikoherutse gukora igitangaza ushatse mwayiha icyubahiro. Imana ishimira ndi gusenga muri uko kureba ko Imana nari maze iminsi hari umuntu wamvunye. Yego. Yaramvunye ahantu bita ku Rugarama musi ya Mugano. Nkuko naragiraga inka yirirwa arangambarira abashaka kunyica baraza baramboha. Ntabwo ndi bumuvuga izina nibiba ngombwa nzamuvuga si ngombwa kubimubwira bitewe n'impamvu ariyumva wenda aranashobora no kureba arebe ko Imana igireba abantu ikamenya uko bameze. Arambo harangije araterura na mugenzi we bakubita ku rusyo ngo uravunika. Nza kugira umugisha hamwe no gusenga vuba ahangaha mu gihe gitambutse mbere ya corona. Imana imbwira ko hari ikintu nkoreye imakazi keza buriya nigeze nagira akazi kumugisha. Haleluya. Agoswa yicyubahiro. Nigeze nagira akazi kumugisha imarama abana banjye bivuza kuri Rama ndabibona. Yego. Wa undi wari umushumba. Umwe utaragiraga epfo na ruguru. Mwe wanyagirwaga. Imana nongeye kuyuba. Babasha gukaraba. Twarayibonye. Ariko twabonye Imana. Njya nekereza iyo ndi mu rugo hareba kuntu ngiye gutera agapasi kabona kuntu banshyurije amazi ngiye gukaraba. Nirukaga inyuma y'inka nkavuga ngo ibi ngibi ni imirimo y'Imana. Haleluya. Amen. Imana rero ifite uburyo kandi ifite icyerekezo. Imana yo kuturengera. Hano akazi ndakabona ngira umugisha wo kubona Rama njya kwifuza ahantu. Yego. Kwifuza ahantu hakomeye. Umudokiteri arankurikirana arambwira ngo iyo uza kuvunika uri mukuru ubugendera mu igare. Yego. Hanyuma anyereka siporo ngo nzajya nkora. Nukuri mugeni ntabwo byoroshye ngo njye nkora siporo gucya mbyutse ku gitanda ndavuga ariko indeba ikaba yarangeje amenya nuko umeze ntabwo izanyunga ndaguma ndasenga ninginga Imana. Ejo bundi muri iki cyumweru nibwo yohereje umunyamasengesho arankanda arambwira ngo umunsi wa none igikombe wankweragaho ndakikwambuye akira ubuzima. Ndashima Imana ko Imana igikiza umugongo. Aho ngaho rero abankurikirana banzi neza kuri uwo muryango aho niho nagiye kuragira inka bwa mbere ukwezi kuzuye ampemba igitebo cy'ibijumba. Ariko ndashimira Yesu ko uyumukoreye ntabwo aguhemba igitebo cy'ibijumba ahubwo aguhemba kwicara ahantu nkanga. Ngo bwira abantu bafite imvune nk'izo wari ufite. Bwira abantu bafite imibabaro nk'iyo wari ufite. Humuriza abantu banjye kuko nzabaha umugisha. Reka mbabwire ikintu ushaka kubabwira. Iyo umuntu aguhaye hari igihe ashobora gukora muri stoke bikarangira bigashira. Cyangwa se umuntu akaguha amafaranga agashira. Ariko ndashaka kubwira abantu bankurikira cyangwa kurambirwa akananirwa agacogora. Niko byagenze kuri wa mujakazi wa Abrahamu Shimayeli. Ariko ntabwo Imana yamurambira. Ndashaka kubabwira ngo Imana ifite ubundi buryo ifite ubundi buryo bwo kurengera abantu bayubaha kumanywa nijoro. Ariko kandi nanone bayubaha atari ibyaryo. Bayubaha arabakiranutse. Bayikorera bayitinya bayikiranukira kumanywa na nijoro. Haleluya. Amen. Abo ngabo bazagenda ntibazacogora. Kandi abo ngabo ntabwo bazananirwa. Kubera iki batazananirwa? Nuko ubarebera azi inzira bagomba kunyuramo. Nuko ubarebera azi ibyo azabahemba. Ntabwo ananiwe. Uyu mugabo witwa Yesu afite uburyo afite icyerekezo kizima ku bantu bamwubaha. Ubundi burankundira tukamuhereza icyubahiro. Afite uburyo haracyariho uburyo. Nkimara gusoza urwo rugendo rw'ubwo buzima binaniye gucuruza Kibirizi afashe urugendo rwo kuza i Kigali. Ariko nzanwa n'undi mugabo. Bibiliya iravuga ngo mubane n'abantu bose amahoro. Ubu Mugeni TV uri umunyamugisha kuri twe no ku bantu bose bagukurikirana n'abandi bazagukurikirana ndetse no mu rubyaro rwawe. Bana yari yarabivuze. Nukuri uri umunyamugisha. Ariko umutware wawe ari no ku bandi uri umunyamugisha. Umuntu uzakwifuriza icyiza wese azakibona. Amen. Uyu mushiki wacu nawe uri umunyamugisha. Hanyuma Yesu yavuze amagambo meza. Aravuga ngo mubane n'abantu bose amahoro. Nuko kubana n'abantu bose amahoro byari bivuze ko
utagomba gusuzugura ari ukora mu rugo wa wundi ugukorera woroheje Imana yamureba ikamuzamura wa mukozi wo mu rugo ukurerera abana njya abwira abantu nkababwira ngo nimukajye mukanga abakozi bo mu rugo babarerera abana kuko buriya babafitiye runini n'abanyamugisha mu byatumye baza hariya kandi ntabwo baje ari ukuba bagukunze cyane ahubwo bahaje kubera ko iwabo nkaho navutse nta biryo byari bihari ibiryo biza kuhaba bari kuguma iwabo nuko nagiye kuragira inka z'abandi iwacu nta biryo bihari iyo biza kuhaba bari kuhaguma njya nifuza ngo abana banjye aleluya abana banjye Imana igumize yongera byo kurya abana banjye barye tandukane n'amateka y'iwabo wase n'iwabo wa nyina mu gisekuru cyabo mbese Imana ibashyire igisekuru kizima kuko ibareba ikabitegereza ikamenya uko bameze ikazamenya n'amashuri baziga aleluya ikazamenya n'amashuri baziga cyane ko twebwe ntayo dufite ishuri rivuga ngo kubwo kuba witeka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka ariko kandi nabizi Imana ibaha umugisha ibongereho niyo mpamvu nifuza ko abana banjye Imana yabaha umugisha nuko nzana n'uwo mugabo aranzana yari umusore angeza mu rugo rwa mushikiwe barambwira ngo uzi guteka ibi byo ntabwo ndibabwire kuko nta mateka ningaruka ndababwira urebye ku ndatetse bizatera amatsiko yo gutuma ushaka ngo yatese watetse ute byagenze gute nabwo ngo nzi guteka kurikira umuntu wari uragiye inka aho ngaho akaba ageze i Kigali mu madiva ahantu hari televiziyo ahantu hari ibiryo muri firigo bitandukanye bakakubaza ngo uzi guteka nawe ngo ndabizi ariko mu by'ukuri ntabyo narinzi nekereza ko n'ibiryo n'abatekeye uwo munsi ntabwo babiri ahubwo baranyirukanye ndashimira Yesu reba nyuma y'ayo mateka yararebye aritegereza 2008 kubera ko nari umunyamasengesho ninjira mu yindi navuga mu kindi cyerekezo ishira mu kindi cyerekezo ninginga Imana ngo inkingurire umuryango ndarambagiza ndashimira umugore wanjye wanyemeye ko nari umukene ntabwo narizi gutera ipasi twigeze tunyura ahantu tugiye kwipimisha sida yera mfite ipantaro yashitutseho amatwi hasi hano hafi na hano sejemu munsi yaho nuko ipantaro yacitse amatwi ariko abantu batureba bakabahitikuze buriya koko muzabana kuko umugore wanjye yari umusirimu ariko nanjye nareba nkabona ibikunda ariko buri Imana yarandeberaga ikabona ko tuzabana igihe kiragera ndamurambagiza dukora ubukwe cyewe nashyingiwe ntazi niba biri bushoboke bitari bukunde nambaye ukuntu biteye ukuntu ariko ndashimira Imana ko Imana duhaye kubyara nyuma y'urugo rugendo rwose Imana ikora imirimo n'ibitangaza ubukomanzi wanjye nagukingura byabisa kose ubu nawe ufite iwawe nanjye mfite iwanjye nanjye ndijira bakambwira ngo papa karibu cyangwa se daddy karibu turashimira Imana rero Bibiliya iravuze ngo Imana ireba Abisirayeli imenya uko bameze imenya n'iminiho yabo nshuti zanjye munkurikiranye munyumva ndashaka kubabwira ngo hari Imana ikureberera umuntu ashobora kukubyara ari umubyeyi akakubyara ari umubyeyi uri umwana we akakureba akavuga ngo uyu mwana nta bushobozi mfite ntacyo azimarira nanjye ntacyo mumariye bikarangira ndetse n'abaturanyi babibona bakabona koko ntacyo uzimarira urumva nawe wakireba ukabona ntacyo bitewe n'igihuri ntacyo uzimarira bitewe n'ibihuri uzi ko mugiye nabonye ubukene uzi ko ubukene bwa mbere ni ugukena agakiza ariko iyo ufite agakiza Yesu aragutinyura haleluya Yesu aragutinyura cyambere uri umukene uba wumva n'umuntu yahagaranye n'undi ugira ngo niwe bari kuvuga kandi we ntawe ukwitayeho nta n'uba nakwitayeho nta n'uba ashaka kukumenya ariko kubera igihurimo ukumva ko niwe yavuze niwe warebye urwo rwego nararurenze rero njye nararurenze urwo ngurwo birashoboka ko waba unyumva ariko urwego urimo ariko ndashaka kuvuga ngo Imana ijya yitegereza hanyuma igihe bakavuga ko amashuri waba wize ari 6 mu muryango w'iwanyu batajya barenza 6 ari ayo ngayo cyangwa se ikindi kintu mu rugero kenshi
abantu bakunda kuvuga ngo kunyure ya cyahafi, kunyure cya hafi ndumva mwebwe mutamubizi, ariko ya cya hafi ni nk'umukobwa witerura akagenda ninjoro akaza kwishingira agahura n'umugabo iyo ngiyo, nta bandi babatahira ubukwe kuko babagiye ninjoro. Ariko umuntu wihangaye nanyura cya hafi, Imana iramushyigikira ikamukomeza. Noneho baravuga ngo muri uriya muryango nta bukwe bwahaba, muri uriya muryango nta cyiza cyahaba, ariko wagize umugisha wo kwakira Kristo. Haleluya, haleluya. Wagize umugisha wo kwakira Kristo, umugisha urawubona n'ikanzu kayambara ukanabyara. Umwe wari umushumba, bigakunda. nawe udukurikira zanjye rero, Haracyari Ibyiringiro. Umvikane tuvuge ngo amen. Amen. Iyi Imana ikurebye imenye ukomeze. Ababisiraheli bari mu buzima bugoye. Ikindi numva nshaka kubasangiza, kumenya iyi Imana ikureberera ushobora no gukurira mu banzi bawe. Haleluya. Niko byagenze ku mugabo witwa Mose. Mose yakuriye mu banzi biwe, ari uruhinja. Farawo yari azi ko ari umuheburayo agomba kumwica, ariko kubera ko Imana yamurebereraga ikabona ko ari uzayobora ubwoko bw'Abisiraheli, ibituma kurira muri Egiputa. Amaze gukura gufata umwanzuro, ahita avuga ngo ntago binkwiriye kuba umwana w'umukobwa wa Farawo, ahubwo ngiye gufatanya umubabaro na bene wacu. Haleluya. Yarafite icyerekezo. Mugeni ujye ukunda abantu mufatana mu maboko, haba ari mu byiza haba ari mu bibi, mufatane mu maboko, be kutagusenya, be bakubake bagufubika ahantu hose. Abo bantu Imana izabaha umugisha. Niko byagenze ku mugabo witwa Mose. Ireba Abisiraheli abitegereza, mu Bisiraheli ngo barakubitwaga bagahabwa ibyo kurya by'agahimano igihe cyose, bahora basuzugurwa, ariko ngo Imana iza kubareba kugira ngo dusenge, imenye uko bagize gute, uko bameze, imenya n'imvune zabo. Nshuti zanjye mu nkurikiye, ndagira ngo ngo hari Imana izi kureba, hari Imana izi kureba, ikamenya uko umeze, ikamenya imvune zawe, ikamenya umubabaro wawe, ikamenya aho uzatura, ikamenya aho uzaba. Yewe izi n'abana uzabyara umubare wabo, izi n'amashuri baziga uko bizangana. Wowe tuza umutima, wihagarika umutima, wivuga ngo binshikiyeho, nibigucikiraho ukabona byacitse, wirukire ku karago, hari uzaza kabidoda. Uzabidoda ninde? Ntabwo ari umutayeri hano mu Matewuse, ntabwo ari umutayeri abangabo duturanye muri quartier. Uzabidoda ni Yesu. Azaho byacikiye, azahindura ziri gukomanira, azabicogoza rwose. Haleluya, amen, haleluya, azaho umupira warengeye, datazaza komura ingoma. Areba Abisiraheli amenye uko bameze, nanjye yarandebye amenye uko bameze. Hari abantu bankurikirana benshi bazi, ntabwo nongeye kubaha ubundi buhamya, nitwongera nzababwira kuntu natanze ishati hano mu Rukiri bakayikoropesha urusengero, ubwo ni amateka yandi. Nzababwira kuntu negeze nkuramo inkweto ndazitanga, umuganga umwe arambwira ngo nabuze ubwenge, ariko numvaga shaka gukora ku mutima Imana ngo irebe ko nanjye turi kumwe, kandi Imana yarabikoze. Ndayishimiye ko Imana yagize neza. Hanyuma dusenga Imana. Uhari ushobora kuba wakiganyira, ushobora kuba warabaye mu ruzerero. Hari abantu benshi bajyaga babunza mvirope mugeni, ari abakobwa ubu bubatsi ngo zabo barakomeye, Imana yarabarebereye. Ariko uzi kuba uri umukobwa ugafata mvirope ukayirukankana mu muhana wa mbere, mu muhana wa kabiri, mu muhana wa gatatu, uri inkumi, ariko Imana yabireba ikavuga ngo nkubakiye urugo, urwo rugo rugakomera, ukazakira abashyitsi, ukabasengera, ukagira nabo hamatiki, ukagira nabo herekeza, ugira ngo Imana ntabwo iba yarakurebereye, iba yaritegereje. Abantu banyumva duhereze Imana icyubahiro. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana, kandi Imana ibagire neza. Imana ireba Abanyarwanda ikamenya nuko bameze, ikamenya imfubyi cyane muri iki gihe tunarimo kigoye kiruhije. Imuhumure, Imana itureberera tutabasha kureba. Muririmbyi niko yavuze, yaravuze ngo amarira nazanye ntabwo ariyo nataha ku birenge byawe, none atabara n'ahandi ku birenge watabarirwa uretse ku birenge bya Yesu. Abandi bose bafite imvune uretse kuri Yesu wenyine. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Mana yacu urera, Mana ikomeye, Mana y'inyembaraga, turagushimiye wowe ureba ukamenya uko umuntu ameze, umenya imvune z'umuntu, ukamenya n'umubabaro wiwe, warangiza ukamwomora, warangiza Kristo ukamwunamura, ukamutera agashora imizi. Natwe tunejejwe nuko uri Imana itureberera.
aho tutabasha kureba mu gihe cyari kigoye mu gihe cyari kiruhije waraturebereye dufite ibyiringiro by'ejo hazaza kuri Imana yacu bwite uri umunyamaboko dusabiye umugisha iki kinyamakuru dusabiye umugisha Mugeni TV dusabiye umugisha abadukurikiranye abumva byabagoye ababakoraniyeho mwami abavugira mu rwongoraniro turabasengeye cyane cyane imfubyi waravuze ngo ise w'imfubyi n'abapfakazi bavungura umurengezi wabo Petero yavuze amagambo meza arakubaza ngo mbese ko twasize ibyacu tukagukurikira uzatugororera iki wabonaga nanjye nzabikubaza ariko umubwira amagambo meza uramuga ngo ndakubwiza ukuri ko abasize ibyabo bakankurikira nzabaha ibiruta ibyo basize kandi nzabakubira inshuro 100 ikigeretse kuri icyo nzabaha ubugingo buhoraho bivuze ko icyubahiro n'ubukire ujye bitanga uhimbazwe kuko uri Imana y'inyembaraga ubone ugire neza abantu bawe mu izina rya Data twese n'umwana n'umwuka wera amen. Imana ibahe umugisha kubana natwe twarimo tuganira ijambo ry'Imana kuri Mugeni TV ukeneye kuduhamagara gusengerwa ejo kuwa kabiri kuwa gatandatu saa 3 za mu gitondo no kuwa kabiri tuba turi mu birembo dusenga Imana wahamagara kuri iyo nimero yacu ndetse n'ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose wakenera kuduha Imana y'amahoro ibaho umugisha. Amen.